umugabo wanjye nawe warashatse tukagenda. Okay, sawa bye. Baba we uzi umurongo uri kuri bisi Nyabugogo ariko nyine nanjye mise nkoresha uburyo nshoboye kugira ngo ugireho nagerageje kabisa. Boss tujya hepfo kabisa tu. Hari hepfo. Tugiye mu masengesho y'abadamu. Uzi nawe ni umudamu. Wowe naguzi gahunda igezweho noneho muri iyi minsi. Ubu ngubu ingeri zose sigaye zemerewe gusengana hatavuyemo ngo uyu ni umugore cyangwa umugabo. Ubu ngubu dusigaye dusengana rwose. Nese tambwe karaya mama gusa nawe usigara wawe mudamu muri yose system yose igezweho muri iyi minsi. Je nyine ubu ngubu ni ukuvuga ngo nje pastor. Umupasiteri yawe mama gusa cyangwa ingeri zose. Bose ntugire ikibazo kabisa. Genda umupasiteri kandi umupasiteri wizewe. Hari ikindi kiyongera. Umupasiteri w'ingeri zose kabisa. Okay, umbwiye ko umupasiteri w'ingeri zose tuko tugendana n'umunsi wa Jesus is Lord. Uragira ngo dukererwe ijambo ry'uhoraho. Rono. Ndavuze ngo mugende. Ndashaka kukubaza mu byifuzo tujye gusengera ugiye gusengera iki waraburaye urara hanze babuze iki muri rugo Boss uri mu by'amagambo menshi undi ufite umwana ntawe ari karimo ni umva boss ubundi giye naje muri uru rugo meze nk'uwoherejwe n'umwuka we rwose nyine mbese yuko n'undi mufite umwana ariko mufite mu nda yamvu rero nafashe system nk'iyi nk'abantu nyine dukorera mu ntuza mu bintu byo mu nsengero nyine w'abapasiteri twizewe kugira tuze tubasengere sengere n'imiryango yanyu sengere ko n'umugore wawe nyine kugira ngo umwana wanyu azavuke ari mwiza afite n'uburere bwiza muvandimwe atandukanye na biriya bya Kimisagara. Ahubwo twagize umugisha kukubona dusengere twese turi hamwe abanyamuryango nyine mu rugo rumwe tuzabona umwana mwiza ushitse kandi ufite n'uburere bwiza dufashe. Aho pastor njye n'umugabo wanjye dusengera. Mana yisi n'ijuru dore urabibona yendi pasiteri Karake ariko nyine nabeshye tutagiye mu bintu by'amagambo menshi hagati y'aba bavandimwe rwose nishakira ku mugore. Jesus is Lord.